yaje aravuga ngo itangazo umuntu uzongera kubona Babu Nyambo Aisha bambariye abageni azambwire nze mbaho uburemo neiba iri tangazo muri manike ku mirenge yose na sare zose zibera mu buku aragasha utuye mu duseka aravuga ngo baranyeke Anita Pendo yaje ariko abantu bamaze kubirumburira ariko nge ntago nabyo mvuze ndi gusoma ibyanditse hano comment zari zimeze nabi ariko tumaze tere kuri ba nyir'ubwite babivuze hirya oruziko se na Nyambo yesaza akamusubiza nawe wanditse comment ya mbere reza ngo ahubwo Anita Pendo wowe ntabwo ufite vuba ngo nzakwambare Anita Pendo tazaseka cyane avuga ati Yesu we itangazo ngiye kuri sibuko Anita Pendo utarari siba Alright nizere ko uba umeze neza wowe aho uba udukurikiye uri hose ni wa mungu wawe DJ ni Sharp Sound Master Vibe n'ibindi ndaje ngo tube twiganira hano muri Step Up News ndaje nguzaniye amakuru menshi yagiye atandukanye ngutsa ko twakuzanye umwanya wa the comment reka bari utuza guhera uyu munsi ahangaha mba ngutembeza ku mbuga nkoranyambaga nkwereka comment uba utamenye ariko ziba zakuze amabara ziba zatitije umujyi nyemerera tujye gusura uwo bita Anita Pendo ku rubuga rwa Instagram yakoza gasha Anita Pendo bamwita Anita Pendo nibwo yakojeje baba muri winarande karemwe hajya rinde wakundaga kubivugara mu nyibutse muri comment mutebwe yaje aravuga ngo itangazo umuntu uzongera kubona Babu Nyambo Aisha bambariye abageni azambwire nze mbaho uburemo neiba iri tangazo muri manike ku mirenge yose na sare zose zibera mu buku aragasha utuye mu duseka aravuga ngo baranyeke Anita Pendo yaje ariko abantu bamaze kubirumburira ariko nge ntago nabyo mvuze ndi gusoma ibyanditse hano comment zari zimeze nabi ariko tumaze tere kuri ba nyir'ubwite babivuze hirya oruziko se na Nyambo yesaza akamusubiza nawe wanditse comment ya mbere reza ngo ahubwo Anita Pendo wowe ntabwo ufite vuba ngo nzakwambare Anita Pendo tazaseka cyane avuga ati Yesu we itangazo ngiye kuri sibuko Anita Pendo utarari siba bamwita Babu nawe yisaza itateza Nyambo byo ararambiranye Anita Pendo tamusubiza umva kandi ariko Babu nawe bari kubavuga bose Baba itaza guta arebo bita Nyambo reka tumanze turebe Aisha nayo yisaza yihuse cyane comment ngo mama nimba ari mumu ko ntago mba mbizi ntago nzongera nanjye rwose gusa si byari ngombwa ko ubishyira hanze Anita Pendo itaza seka ubwo ba nyir'ubwite turabarangije no tujya kujya muri za comment bakiblock bose bateye comment unje kuri za comment zimwe z'ikimaka turahera kuyihera ko harimo comment ziteye ubwoba gusa uyu nguyu yahise avuga ngo nibaryi wabo birira mu bukwe gusa ariko Elisa manager nawe uba wagoranye noneho uyu nguyu we bamwita Kelly Nation we warengereye subunye isome ariko nariwe kanze nyisome yavuze ngo Babu gazarombora igihe se mpunga zaba yabaye umuhungu ya izo ntabwo nzongera kuzisoma tuzisoma nyine izigerageza kaduhere rwanda ubundi kanze ndebe izindi ni nyinshi cyane noneho uyu nguyu yahise avuga ngo iri tangazo rigenewe abanyamakuru noneho uyu nguyu yahise avuga ngo Babu aba yambariye abageni nge nari nzi ko ari umutahira abantu bamaze kubibirungurira si ubwa mbere si ubwa kabiri ariko mwibutse yuko Babu yavuze ko atazongera gutaha ubu ndabifite ubwo yari muri The Choice ariko mwana n'aba Philippe Tayo none kanze turebe indi post ya nyuma mbere uko twinjira mu makuru y'uyu munsi so ni ngombwa ariko narebe kanze nk'abashirire bamwita Birakaze mwibutsa ko yaguze benzi nibwo yashyize post hano yaciye umaka ngo finally mu masegonda 20 ndabikoze benzi ndayiguze ko yanditse
none tugiye kureba muri comment mbese bamubwiye uwa mbere ahisaza ngo wasanga ujya useka nzovu ubwo sinzi icyo yamuseka abanyarwanda mwarakaye Krabutari kibokere yayo ngo wayiguze mu kwa mbere abantu bakenye boro cyaze buri kantu hano yaraciyuma kandi abanyarwanda ko twarakaye twawayikira none huyu ngwaba okaziyo Dubai ariko iyo ni okaziyo Kigali asanga akamodoka muri Rwanda atari gareshi makadusubiriza kuri screen kabisa uyu muntu nabarakabije harana afite iki noneho uyu nguyu ndabona n'umwari kazi uko biri kose ese buri nguni we ko atajya batere buri nguni ari heno yavuga ngo ubu buri nguni we bari gufotora aya mafoto buri nguni ngo bamuryamiye ndetse avuga ngo iyo modoka uzajya iparika mu kiguti ya boro basafe iyi kandi tuyishimbuye aho barera itagereka gisome nta kibazo iyi modoka uzajya uyiparika mu kiguti ya boro bazakwemeza papa s'abantu mwabaye ikimana ibaze ko aho nasomeye comment aribwo mbonye congratulations ayo ngoyo kabisa bamwita Jimmy yavuze ngo congratulations bro mwatangiye tubiseka none mugeze hejuru Jimmy amashu yose kuri Jimmy ni buri kuri video just urumva ko hari respect ibintu mwana k'abanyarwanda dore uyu ngoyo ngo none se buri nguni niwe buri gufotora man undati ngo wayiguye mu cyamunara gusa congratulations my brother abanyarwanda twabaye ubwo comment ndazisubitse mu mbabare reka ntago tumumeza gusoma comment the comment ndabona turaza kuyikuraho mu minsi iri imbere ndabona ko abantu barakaye alright nyamerera twinjiye mu makuru ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga bemubwira amakuru menshi agiye atandukanye n'amakuru ari gutangaza abatari bake ngutse ko ushaka kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure n'ahandi abikora usibye no kuri Step Up TV show ubishaka abanyandikira nimero ni 0793 83 iyo nimero iba no muri mobo mwaya iri muri mobo ndaza kuguha inkuru nyinshi cyane nkubwira yuko umunyamakuru ukomeje gukora ibintu bidasanzwe n'umunyamakuru wa The Choice uyu munsi yari yashyizeho mikoro uwo bita Qween yongeye ashimangira yuko uwo bita Nizo batigeze bakundana ahubwo ari inshuti genda nyimushiremo video ye ndaza kubanywa ibisobanuro byinshi cyane yatangaje ndaza kuba nkubwira byinshi cyane wowe guma kuri screen yawe n'ibintu biri kuvugwa n'abantu benshi cyane ariko ntabwo turabura kugenda tuvuga utuntu twudosha twabaye mu bukwe bamwita Bamenya ndagiye kuba muzi yakinye filime nyinshi ariko abantu benshi tumuzi muri Bamenya series ubwo ari muri The Choice habaye dusha bavuga ngo abantu bambarira abageni ngabari babi kuri bo ubwo uraza kumva igisubizo cyawe ndetse ngo nawe ari kubikora waraburebye uraza kumbwira uyu nguyu bamwita Zari nawe yavuze yuko iyo umugabo ari umukire niyo umugore ari umukire yavuze ukabibona mu mboni ze turaza kuba tubiganiraho turaza kuba tukwibutse ko Saint Valentin noneho yageze Saint Valentin haraburi minsi ndaje kuba nkubwira mbese Saint Valentin mu mujyi wa Kigali igeze he gusa Saint Valentin ni dusha twinjire kamanze nkore ku mafaranga ndaje turambure amakuru reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel gukorerwa amakarita ibyapa byamamaza flyer na za video zamamaza maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu si byo gusa kubakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding event party and the birthday or entertainment with Kevin photographer you can contact us on 0788773185 and even you can follow us on our social media. Kevin photographer online service, make more than word with us. Okay, alright, reka nze nkwe amakuru yose noneho mwibutsa yuko amafoto meza n'ahandi wayasanga usibye kwa Kevin photographer
bamwita Qween ubwo ari mu kiganiro na The Choice, akaba aribwo yatangaje yuko urukundo rwe na Regis w'igihari, iby'abantu bavuga abantu bita Regis duhera abandi. Yakomeje avuga buryo ki urukundo rwabo rumeze. Ndaje ngwishiremo video nimba utayibonye ndahita ngaruka mu kanya nkukubita full detail. Angira inama tijya wiga bakana kimwe so rero urumva Nizo ni inshuti yanjye kugezana n'ubu ngubu ntabwo Nizo ari umukunzi wanjye. Yego ariko buri muntu agira inshuti buriya cyane, ariko si inshuti zose wafata amafoto nk'ayo mwafashe ugira posting ku mbuga nkoranyambaga ahantu usanzwe by'umwihariko ukorera akazi ukacishamo ugashyiramo n'ubuzima bwawe bwite. Kubera kwese ntabikora gutyo nasowe ntabwo twakifotozanya nka posting uzi kuri IG yanjye hariho Nizo wenyine. Ese turyamye he none abuze kari mu ntebe kandi mvuga ngo ni mu buryo ntasobanuriye bitambo na kare nase kubera iki ari amafoto nshobora kuba narafashe turi mu kazi. natwe tukiriho tumenye ni na Nizo n'umujyi na filime nayo tugiye gukora indirimbo cyangwa uri mu ndirimbo ye wa mugani cyangwa niwe mukunzi mushya Regis we mwumva mugiye kujya mukorana akazi nde dukorana akazi nsundi nawe dukorana sabaye mukunzi ni aho oya ngarugana oya none se turakundana sibyo oya si kuvuga ngo Regis turakorana tukanakundana none se kari amakazi nizagiye gusohora indirimbo nizagiye gusohora indirimbo oya umva mubyeyi Nizo afite girlfriend nanjye mfite boyfriend je ni brother wanjye nanjye ndi sister we. mumenya uko mugiye kubizana abandi baje bavuga gute agana mikbaje ababyana none bakozwe Titina Nyambo baje arabese ko byarafeirinze ngira ngo n'abasoza twingiye ku makuru umumotari wanjye yampaye nakose mwese abanyamakuru mwabaye amakuru mufata muyahabwa n'abamotari. Mwibutsa yuko mu minsi ishize aribwo hasohotse video y'uwo bita Qween ari kumwe na Nizo, abantu bahita bacika ururondogoro baravuga ngo Nizo ashobora kuba ari mu rukundo n'uwo bita Qween. Abantu bakomeza kuvuga yuko uwo bita Regis nyuma yuko Miki agiye na Qween ashobora kuba agiye kumusiga. Nanjye ndakeka ndi mu bantu baje bagakora ikiganiro bavuga kuwo bita Miki, nkavuga kuri aga nongeraho ko yuko Regis agiye guhomba umukunzi we Qween. Gusa Qween yabihakanye yivuye imbere nk'uko umaze kubireba muri video. Ibyavugwaga byose guhera uyu munsi bikansorenga mu mutwe wawe ntabihari. Okay, bamwita Zari ubwo yakije ku rubuga rwe rwa X yavuze ibintu ngiye kube ko bwira numva wemeranya nawe uraza kumbwira. Bamwita umuhegwe Zari Hassan abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje itandukaniro riri hagati y'umugabo ufite amafaranga n'umugore ufite amafaranga. Yavuze yuko iyo umugabo ari umukire abana be bishimira ubuzima bwiza, mu gihe umugabo ari umukire abana be bishimira abavandimwe batagira ingano baturutse ku bagore bo hanze batandukanye. Muri make uwo bita Zari yavuze yuko cyambe bavugira mu Cyongereza, yavuze ngo when a woman is rich her kids enjoy life, when a man rich his kids enjoy endless sibling fame different women. Yakomeje yavuga buryo ki iyo famiye umugabo akize abana bagenda babona nyine abavandimwe ng'abagabo bagirira ari niko njya numva. Ariko Zari yavuze ko iyo noneho umugore ari ukize abana bishimira urukundo amafaranga n'ibiki byose. Sinzi uko byumva gusa ni gutyo Zari yabivuze. Nawe uraza muri comment section uraza kuba utubwira byifashe gute.
Nigeria ntabwo nanjye nakubwiye muri sekeje. Nigeria ku isonga mu kurya imbwa cyane. Nk'uko tubikesha urubuga rwitwa Dog Friend Index, Nigeria iza ku mwanya wa mbere kugira abaturage barya inyama nyinshi z'imbwa muri Afurika. Nigeria babita abanya-Nigeria papa. Abanya-Nigeria bikaba bigaragajwe yuko aribo bantu barya imbwa cyane muri Afurika. Ni byinshi cyane biri kuvugwa kweye mihanda. Naje kukubwira yuko ndaza kugushiramo video yabamenya ubwo ari muri The Choice baganira ku bukwe bwa Linda. Ntabwo nagenda nayigushiremo, reka manze nyigushiremo ibindi ndaza mbikubwira nyuma. Yo nta kintu byinshi nza kubivugaho kuko yo ubwayo irasobanutse. Ndatanza twigira ku mihanda mbese Saint Valentin imeze gute. Ewe nimba bari bakugura beza kuri wowe nawe. Ariko none simvuze ibyo bavuga yuko ngo umukobwa wakoze uko agerageza kuzana abakobwa babikuriwe. Nibyo? Hata abakobwa beza. Ewe nimba bari bakugura beza kuri wowe nawe. Ariko none simvuze kari bato. Ariko ubundi wowe tereka. Ndagira ngo nkutangarize ikintu kimwe. Babu atarabona abakobwa bazabarana yari yasabye uruhushya ko atazakora. Azi ngo azavayo agira afuta pate. Ngo yabonye abantu bambaranye baravuga ahita atwereka message nyikwereke ngo umusango ni siwe ngo nakora. Baravuga gucanze. Oya pe. Bamucanze. Ese kutakomeje gahunda wari ufite. Fata umuhungu yambariwe n'abakobwa bageze muri 15 ku ruhande rw'umuhungu n'abahungu benshi kuko se nta tu video ufite ufite kuba kuri Linda ubwe yambariwe n'abakobwa bageze muri 40. Kahaye Babu se Umunyaruhango yabuze amahitamo. Umunyaruhango yaciriye mu kera mugarukira. Kumenya gute umukobwa mwiza wa 40 mwambara nyo. Ubundi oya banze barabantu kandi buri sibo rifite abakobwa bayo. Nkanjye sibo nambayemo mu gitondo karabahungu bane dufite abakobwa 8. Wese afite abakobwa babiri. Aho niho bagashaka. Isi batubanjirije iyo abakobwa bambaye twenda tw'udushabure bara abakobwa bize muri 15. Okay, alright, ndumiwe kabisa. Cyaza ahubwo baje bacakira video tubahamashi kabisa. Meze bite? Neza. Yes, Saint Valentin yageze. Saint Valentin. Saint Valentin. Saint Valentin. Saint Valentin, uvuga Saint Valentin naburi kunyumva. Ndikubwira Saint Valentin yageze. Valentin ni wayo. Valentin. Ubwo ni papa wa Valentin. Saint Valentin. Saint Valentin. Gute? Uri kwigira ibiki? Kubaza? Saint Valentin ko yageze? Turasohokera hehe? Wasohokera hano. Ni tugashaka tukicara tukarya tukanywa tukishima ukangurira indabo tukicara. Tuhaguruke tujye kwicara muri ranebe. Kubwira ngo Saint Valentin ko yageze? Turasohokera hehe? Sohokera mu muryango. Nawe. Oya akavido ka Saint Valentin. Nyine mvugira ngo Saint Valentin. Harabura iminsi iyo ine gusa. Iminsi ine. 1, 2, 3, 4. Ugaca bwitwa ariko ubwo kwa kane buzaca bwitwa kuri Saint Valentin. N'abasore mwe Saint Valentin bukambara iminsi kamanze mbabari iminsi. Turi tariki 10. Turi kuwa kabiri. Ejo 11 kuwa gatatu. 11, 12 kuwa kane. 13 kuwa gatanu. 16. Amena. Kabisa.
abantu b'abadivantisite sevarate twicitse ku mugaragaro. Sevarate abadivantisite baracitse tuzaba turi ngo azaba ari isabato iri sipesho ngo azaba habaye n'amasengesho yo kwiyiriza. Sevarate rero uzanye tuzayicike shaka nawe waza. Sevarate n'ahandi hantu tuzaba dufite amasengesho ari sipesho. Ntabwo bamubwira ngo isabato nziza, bayambwira ngo isabato nziza, abwira ngo isabato nziza reka. Sevarate ubwo ndayicitse, ubwo ku myaka yanjye nongeye ubundi nazi Sevarate ukuntu imeze. Bihangane nzahora nzikwepa mpaka. Okay, alright, nyemera dusoze muri ubu buryo. Iyo mvuze kuri Sevarate mbura umwuka urahera. Ni DJ Shapo Sold Matter Vibe n'ibindi. Ikiganiro nakagaruka, stay kuri screen yawe. Ndaza kuba nkukubita back to back, ndaza kuba nkukubita video kuri video. Nimba utarakora subscribe uri guhomba, bani bazukuntu homba ibintu nka bino. Gusa we wifuza kwamamaza ibikorwa bye bikagera kure, nimero ni 079 63 42 karindwi. Bye bye. Ikiganiro cy'umunsi nagikoze Crazy. Mumbabarire bantu banje n'abahungu banje babancurije mu mutwe. Bye bye, good night my friend. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amantu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in entertainment with Qween photographer, you can contact us on 0788773185, and even you can follow us on our social media. Qween photographer, online service, make more than one with us.